Hollywood. Umuriro wakomeje kuba agatereranzambe, wakomeje kugera mu bice byinshi cyane bya Hollywood, Los Angeles, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera gusuzugura Imana, ikosa rimwe ryonyine ryatumye Imana yongera kwigaragariza abantu ko igikora ibyo yakoraga kera n'ubu ngubu yabikora. Dushingiye ku magambo yanditse mu Kuva umurongo wa 20 ibice 7, Imana igira iti: ntukavugire izina ry'Uwiteka Imana yawe ubusa, kuko Uwiteka Imana atazamubara nk'utacumuye uvugira izina ry'ubusa. Ni amagambo yanditse muri Bibiliya, Kuva umurongo wa 20 igice cya 7. Aya magambo ari mu mategeko y'Imana, amategeko 10. Nuza gusoma neza cyane uragenda ureba amategeko y'Imana agaruka ku cyubahiro cyayo, kuyubaha, kuyiha agaciro ikwiye nk'Imana isumba byose. Abangaba bari batiraniye muri sare ikomeye cyane hariya Los Angeles. Ikintu kiri gutangaza abantu benshi ni uburyo umujyi wa Hollywood, murebe kuntu hasigaye hameze, ahari umujyi ukomeye cyane, imiturirwa, amamodoka meza, ubu ngubu ni ubushwange, ni amarere. Abasitari benshi bari bakubiye muri iki gitaramo cyari cyabaye, bahabwa amafestivali ndetse bahabwa n'ibihembo nk'abasitari b'umwaka. Abo bose ibyabo biri kugenda bishya umwe kuri umwe, inzu zabo zigakongoka, imitungo yabo ikagenda ihashirira. Ahangaha mu ijoro mu masaha 24 yonyine, bamaze kuvuga izina ry'Imana, bamaze kurisebya, bamaze gushimira ababyeyi, bashimira abantu bose uko bakoze muri icyo kirori. Uwari uyoboye icyo kirori, umusangiza w'amagambo, aravuga ngo twashimiye abantu bose, dushimira ababyeyi, dushimira abana, dushimira abahanzi bakoze cyane, ariko muri iki kirori Imana yifite 0. Bakivuga iryo jambo risohotse mu kanwa kabo, hashize amasaha 48 nibwo Hollywood, inzu ya mbere yafashwe n'umuriro, itangira gushya. Abashinzwe kuzimya umuriro bakomeje kwikoresha ibishoboka byose, bazana indege zishinzwe kuzimya umuriro, bazana amazi ashoboka yose, bakoresheje ibikoresho byose, nyamara umuriro wanga kuzima. Ibi ngibi bicyaduka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Hollywood bari bazi ko bizarangira vuba, ariko bitewe nuko zari imbaraga z'Imana hakomeze gushya kugeza na n'uyu munsi. Umujyi wa Hollywood uracyashya, ariko nanone ukongeza indi mijyi yose. Bimeze nk'intambara ya gatatu y'isi, ariko ari intambara itejwe n'umuriro. N'ubwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihuye n'icyorezo nk'iki ngiki, cyoroheje ariko nanone gikomeye, bitewe n'inkubiri y'umuyaga iri kuza igatwara uyu muriro ku muvuduko mwinshi cyane. Mu isaha imwe gusa haba hahiye amazu atagira ingano, imitungo n'akayabo k'amafaranga bitagira ingano mu mujyi wa Los Angeles. Abantu bari kwibaza nimba uru ruganda rwatunganyaga sinema rwari ruherereye Hollywood, Los Angeles, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruzongera gukora. Bakibaza nimba bazongera kubona amasinema agiye atandukanye cyangwa se amafilime atandukanye yatunganyirizwaga muri uru ruganda. Reba nk'izi nzu, zari amazu meza cyane ateye amabengeza, amazu y'ubwubatsi yubatse neza cyane mu buryo bw'ikinyejana hariya Los Angeles. Ariko uyu mwanya ishusho iri kuhagaragara itandukanye n'amashusho yagaragaye mu minsi yahashize. Bivuze iki? Bivuze ko ibyo abantu bose bigira Imana ibibireba, ariko noneho yarongeye ishimangira icyubahiro cyayo kuri uwo munsi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bamaze guhakana, bemeje yuko Imana itabaho. Muri icyo gitaramo abari bakubiyemo bose b'abakire bumvaga yuko ibyo bagezeho babigezeho kubera bari kubigeraho kubera imbaraga zabo, atari ukubera Imana. Icyo nicyo cyatumye bavuga yuko muri icyo kirori abashimiwe ari ababikwiriye, Imana yidakwiriye gushimwa yacyuye 0. Hari abantu bavuga ko Imana ishobora kubikunda icyubahiro cyane, bagira bati yakabaye yarabababariye kuri uwo munsi kubera ko ari Imana igira imbabazi. Ariko nanone ahangaha bari barengereye cyane kuvuga yuko mu birori by'abasitari, mu bantu bageze ku bintu byose, Imana igomba gucyura 0 muri ibyo bintu. Yahise igaragaza gukomera kwayo, maze ihera ku nzu zimwe na zimwe igenda irimbura bya bikomerezwa byagiye bivuga ayo magambo. Hari abantu bakomeje gutangaza amakuru agiye atandukanye bavuga yuko inzu z'abakristo hariya Los Angeles zitari gushya, umuriro umeze nk'aho uri kugenda ugatoranya inzu zaba abantu batemera Imana cyangwa babahakana Imana, ndetse n'ubu ngubu bakeze bakiri hirya no hino ku isi. Ibi ngibi rero byatumye abantu benshi bongera kugarukira Imana, ndetse no kumenya neza ko Imana ikiriho kandi igikora, bitewe n'uko abantu bari bariraye ngo abenshi bategereje imperuka babona nibaye kandi baravutse bayumva, bazi yuko ari Imana
itari kubikora, ariko hari impamvu itandukanye n'iy'Imana ikoreraho n'ibyo abantu baba batekereza. Ngaya amashusho rero y'umujyi wa Los Angeles, ngira ngo nabanje kubereka uburyo umuriro umeze, uburyo hari gushya, uburyo abantu bari kugenda bazimya bikanga, hari kuza umuyaga ugakubita ikibatsi cy'umuriro, umuriro ugatumuka ukava nko ku nzu ya hano ugahita ugera hirya wenda nko mu birometero nka bingahe, ubwo iyo nzu nayo igahita ifatwa, bitewe n'uko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu bose bakoresha gaze mu gucana mu bikoni nyine. Izo gaze rero umuriro uri kugeramo, za gaze zigahita zifatwa zigaturika, umuriro ukarushaho kwiyongera. Ibi rero ni bimwe mu bituma abantu batari kubasha kuzimya uriya muriro uri Los Angeles. Ikindi ni uko bavuga ko amatanka cyangwa se ibigega bishinzwe kubika amazi nabyo ngo ubwo abashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro bagiye bagerageza gusatira ibyo bigega, basanze n'amazi abirimo. Ibi bakaba bari kubishinja rero meya ushinzwe uriya mujyi wa Hollywood kuba babuze amazi yo kwifashisha mu kuzimya uwo muriro. Ikindi ni uko zimwe mu ndege zishinzwe gukoreshwa mu kuzimya uyu muriro, bitewe n'umuyaga uhari, ziri kubura uburyo zinjira muri icyo kirere ngo zizimye uwo muriro. Ibyo byose rero abantu bari kuvuga ko ari imbaraga zo gukomera kw'Imana, ariko ngo hari umuhanuzi wari warigeze kubivuga. Uwo muhanuzi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravugwa yuko umunsi umwe inzu ye yigeze gufatwa n'inkongi, ariko ari inkongi yoroheje. Icyo gihe abashinzwe kuzimya baraza barazimya. Mu makuru yahaye ibinyamakuru bikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaravuze ati uyu muriro turawuzimije, ariko ndi kubona hari igihe kizagera hakaza umuriro tutazabasha kuzimya, ubwo tuzakoresha ibikoresho byose dufite mu mazu yacu, ariko uwo muriro ntitubashe kuba twashobora kuwuzimya. Ni amagambo yivugiye ubwe rero, bisa nkaho ari ibintu biri kugenda bigaragara. Abandi bakongera nanone buriya ntihajya haburaho abapinga ibintu, bakongera bakavuga ngo hari n'igihe ngo yaba atari Imana yabikoze, ahubwo ngo ari umuntu wemera ukuri kw'Imana ngo wagiye agatwika izo nzu, ariko ni ukubeshya. Abantu bose, abashakashatsi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta muntu n'umwe wari wamenya aho iyi nkongi y'umuriro yaturutse cyangwa se icyaba cyarateye iyi nkongi y'umuriro. Inkongi rero igitangira gufata amazu, abasherifu bashinzwe ibyo kuzimya imiriro no kubungabunga umutekano basabye abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace ka Hollywood, Los Angeles, gufata imodoka zabo bagacika bakajya kure kugira ngo birinde impanuka zatezwa n'uyu muriro. Uretse kuba rero hari gushya amazu n'ibintu, n'abantu benshi bari kugenda bahasiga ubuzima, abenshi cyane, uretse ko wenda imibare itari gusohoka uko bikwiye, ariko ntago hari kugenda ibintu gusa, ahubwo n'abantu nabo bari kugenda babigenderamo. Mukomeze rero kugubwa neza no kugira umunsi mwiza.